barajyanye nyine mu buryo bwo kujisha itangazamakuru ngo muri kubashumika uvuga ngo ziriya videwo zabo zigishyirwa hanze zabo za mbere zafunyishije bamwe bahise umudamu bahise bashwana no kwenda babigize ibanga kandi ngo yahise atwara ibintu byose byo mu nzu buriya mwana mutabona buriya afite toromirenzi uzi ibintu uba waravunikiye byose mwana umuntu akabitwara byose ngo yaraje asanga inzu irera yakubuye Igo mani ngo byarabaye se muhungu ibi ngibi kubishimangira ibyo yakubwiye byose ni ibinyoma kuko mfite verisiyo y'ukuri kandi nawe uzayumva verisiyo igira ikiti rukunyumva uyu mwana ntabwo mwebwe ntabwo se uyu muhungu yagiranye amakimbirane n'uriya mukobwa kubera video yasohotse bagiranye amakimbirane mbere ya video urimo kunyumva ngo amuhora kudatwita ngo abyare rukunyumva atangira kumuhungeta amubuza kongera kujya kwiga kuko umwana yaratangiye kaminuza amubuza kujya kwiga amuvana ku kazi zira video zasohotse hanze yampana amaze kumena telefone zura mukobwa enye akayimena akajya kumushakira indi naye akaza akayimena. This motherfucker is very very dangerous by the way. Unyumve na makuru agenda aza none se we ufite ukuri ko izo telefone y'amano yazimenaga uretse gato ariko se narakubwiye Godfather nshobora kuza imbere y'abantu 1200 kavuga ngo barambwiye ngo without evidence ntabwo ari we Godfather hana ma YouTube ari kuri codinga ndi kuvuga ku muhanzi urukunyumva sinshobora gukora ikosa unyumve neza se muhungu ibyo byose n'amakimbirane mu muryango we nuko abanye n'umugore we ntabwo twebwe bitureba ntabwo turi kwinjira mu muryango w'umuntu that's not our business. Ese mushaka kundi y'amano bigenda tumushaka kuba mufunga ngewe natakaye icyo tuvuga babarire nyumvire se muhungu tugaruke kuri hoteli ari yatumye duhaguruka tukavuga ati turamagana ibi bikorwa turi kwamagana ibikorwa byabereye kuri hoteli yo mu Busanza ko wavuganye nawe yakubwiye ngo iki se muhungu ni mugora abantu bari gusinzira tukadufite hotiyanse abantu bakeya mu byukuri yakubwiye ngo iki yampano noneho tuvuga ati yambwiye ko ibi bintu byahizwe hanze n'ura mugore we kuko nta wundi muntu wari ubizi iriya call bagize ari umudamu we fungura mike yampana aramuhamagaye ndi kwikubita umutwe uri kundya ndi kwiba reka mubwire Godfather kandi ngewe unyumve neza nk'akavesiyo kanye ngiye gutanga amano no public figure ibintu byose ashaka gukora aba ari wowe yahamagara yaba ari ngewe nabika ibiti bimenyetso uretse gato Sekimini reka twumve uburyo bya bintu byagiye hanze komeza se muhungu so barare ko coins murakoze ari coins gift ibirabo ariko n'intare barayigura erega wihangane Jihad agiye gusohoka none amukanya kandi nasohoka turavuga ngo muponyonyo abashi barahari se ko batoyeza indabyo komeza kukumva anyway so abantu ngo murankunda thank you nayo ndabakunda so icyabayo ni igiki nuvuga ngo nazibana zidakomana amahembe so n'abari mariye bagira bakazamo agatotsi cyangwa bagasirira nango imyaka 2-3 ishira nta kintu kibaye sibyo kiraba of course so rero according ku byo ngiye amano yambwiye ko yagiye mu Bubiligi uriya mama sinzi bari umukobwa cyangwa umumama ngo barashwanye ariko abantu bari bazi ngo barajyanye ko batarajyanye so cyabayeho ni igiki uriya mukobwa ibintu bimaze kuba ariko uwo mukobwa nawe namwumva nyine ngo bamugira inama ngo atware ibintu byose yigende ngo yamano yaragiye atarajya hanze agasanga inzu yose bayimuye yigendeye ariko akaba ari nanjye ari umuntu wambwiraga ko umuzi uriya mukobwa njye ntabwo muzi nkamubona mu muce za Bugesera za Nyamata ngarano ajya mubona uwo mukobwa icyo gihe yamano yari hanze noneho njyewe
ibyo twabiganira amano mw'iyi minsi twari turi gutegurana akazi ko dushaka kujya dukorana ahantu hatandukanye. Ndavuga ati rero wa Mungu ngiye nkunda umuntu mbwiza ukuri atazajya kurwanirira mu makosa. Bwiza ukuri ukuntu bimeze kugira amenye ngo ndavugira umuntu nzi ko arengana. Ararahira ati ni ukuri kw'Imana ibi guhamagara video call umusheri we niwe wenyine bavuganye. Uwo video vixen urimo mw'iriya video ni umukobwa n'ubundi usanzwe yambara ubusa ari no mu mavideo yiwe. Umva rero ikiriho, urumva kubera ko damu y'Amana yaramutwaye ibintu byose y'Amana yagize trauma nyine plus na bino bintu byose byagiye bimubaho y'Amana muzi mwese sibyo. Rero yagerageje kuryo nawe yamubabaza kugira wenda ko yamugarukira sibyo. Noneho aribwo yakodesha gura mu video vixen akaza muri video akaza kuri hoteli yiwe aho bari aho mu Busanza uvuga, ariko mu video vixen na telefone ya smartphone yari afite. Yari afite ka telefone k'amatusha sibyo. Noneho yaje asanga y'Amana. So niyo mpamvu ari ibiganiro wakoze ejo bundi ndiwe na y'Amana. Ariko urasimbutse yaje asanga y'Amana. Yaje asanga niki nsimbutse action iza hanyuma ahakorera iki bigenda bite? Umukobwa bari bamwishyuye kugira ngo aze muri action yo kugira ngo barakaze uri arakaze umudamu we kugira ko yamugarukira kuri uko umva yaraje twari ibintu aragenda nagaruka kumubona kumucigera ni kuri telefone gusa. Hanyuma araza yari aware yuko barahamagara umugore wa y'Amana kuri telefone, yarabizi ari igikorwa cy'ubusambanyi. N'abikorwa by'ubusambanyi byabanye niko yansobanuriye. Aravuga ati Eric niyo mpamvu urya wamubonaga muri comment aravuga ati Eric niberekane niba koko byarabaye niberekane video y'ubusambanyi igitsina kijya mu kindi ati ntacyabaye. Ahubwo umugore wa y'Amana yahise afata ziriya screen record na video none uretse kuri call bari kuganira. Screen record ziki umwe ari muri lavabo hakurya n'undi ari hano hakuno nyine. Nahise muri lavabo bajyamo bambaye imyenda bajyamo bambaye ubusa of course. Wibisasira ziri wibisasira yego ni byiza kuvugira umuntu wawe ariko ntabwo kuvugira nese uragira ngo ubwire ibyo ushaka kumva kandi n'ubwira ukuri Godfather. Ahangaha bimeze bite? Uyu mukobwa uri kuvuga njye naze kuvuga ko ari umufixen. Uyu mukobwa uri kuvuga ni umukobwa amashusho aragaragaza umukobwa uri mu cyumba we na y'Amana bambaye ubusa uko bavutse. Turi kumwe ariko nanone uri gukorakora ku wundi. Tega amatwi bari mu gikorwa cy'urukundo bareka kureca mu ijambo. Tega amatwi ubuzutu buri hanze y'Amana afata icyo gikorwa cy'ubukoza soni cy'ubwambure bwabo bombi. Urimo kunyumva? Agishyira kuyakure. Iyo mvuze kuyakure ni kuri murandasi cyangwa kungurukanya bumenyi kubashinga nta muri hano ndagize yambu. Afata telefone ye. Njyewe nari nzi ko yahamagaye wo bita Jamari wo mu Bubiligi. Naje gutungurwa nuko se muhungu yaje nakaduha verisiyo yuko yashakaga kubabaza umudamu we azana uyu mukobwa mu cyumba amuhamagara bari muri icyo gikorwa cy'urukozasoni. Nta rukozasoni wakoze ngo yari hakurya undi ari hakuno akamwerekana muri background kugira ngo abone ko afite umusheri mushyashya noneho kugira uri arakari. So kumvikane rero icyo tuvuga ni iki ngiki Eric unyumve. Amashusho y'urukozasoni ni amashusho y'ubwambure mbere yuko igitsina kirigita mu kindi. Icyamaganwa ni ugusakaza amashusho y'ubwambure. Urimo kunyumva? Ariko abantu bari kubyumva hano bagira ngo abantu bari muri gukina porno kandi muri kuvuga nta bihuriye n'ibyabaye. Uretse gato ntabwo muri kwangisha y'Amana abaturage kandi byiza. Eric koresha ubwenge ureke gukoresha amarangamutima. Ntabwo uri gushyikira ari byo. Ngiye guhereza urugero. Amashusho ya Diane Rwigara ni amashusho y'urukozasoni yagiye hanze yiciye mu ntebe yambaye nkuko yavutse. Ni amashusho y'urukozasoni, amashusho y'urukozasoni.
namushira uko zasoni kwe